nibwo natangiye kumva ibintu byanjyaga byari byaramanutse bigeze n'amaguru akajya ndya nkumva nose harandya, ariko ubwo deja natangiye kuba paralize. Abaganga barimo banjomba utuntu tw'amakirida n'utundi tuntu, ariko nyine simenye ibyari byo, bagafata imikasi bagakura uruhu rwanjye bakarukaraga gutya. Nahuye n'urugamba rukomeye, paralize irazamuka ifata n'amaboko. Ubwo muri make nasigaye ijosi ryanjye gutya n'umutwe niho hantu hasigaye hatabaye paralize, amaboko arapfa, amaguru arapfa, igihimba kirapfa. Iyo bagereza kujya kuntesha akazuba, bantwaraga mu kagare bahambiriye amashuka, bagahambira gutya mu kagare, bagahambira n'amaguru mu kagare, hanyuma bagenda nka metero nk'eshatu gahita njya muri koma. Yesu nashimwe, ahimbazwe iteka ryose. Turabasuhuje. Njyewe nitwa Ephraim kuri TV ya NSEP. Yego. Tukaba twakiriye umumama, murebye ku maso mubona ko ni umumama ukuzemo gatoya, ariko ufite byinshi atuzigamiye mu byiza Imana yagiye ko imukorera. Tukaba rero twateganyije uyu munsi ko twahura tukaganira. Twongeye gushimira Imana rero ko yatwemereye guhura, tukatugejeje kuri aya masaha duhumeka umwuka mwiza Imana iba yaduhaye. Yego. Kugira ngo tutagereho iki kiganiro, twabanza tugasenga tugashimira n'Imana. Mama Kayitare mwadufasha. Yego. Murakoze cyane. Nanjye ku izina ry'umugisha nitwa Mama Kayitare, ariko amazina asanzwe ni Mukamaraye Jeanne. Yego. Reka tubanze dusenge. Data murengezi w'ubugingo bwacu, turagushimye, turakunezere, turaguhimbaje. Uyu munsi w'umugisha ubashe kutwongereraho ku minsi yacu tumaze, nushimwe Mana. Turakwinginze muri kano kanya, nutweze dutunganye, utubarire ibyaha n'ibicumuro, utubarire gato na ku kanini. Uwiteka utakiranutse hose, wowe ubasha kureba ibyiherereye, utubabarire Mana. Kimara kutweza no kudutunganya, turakwinginze, turakuraritse tukugize uwa mbere muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana, harimo n'ubuhamya. Uwiteka Imana Nyiringabo, ni wowe urukuzubane natwe, ni wowe tugize uwa mbere, ni wowe ukora imirimo n'ibitangaza, ni wowe ugira icyo ukora ukakirema warangiza ukagikomeza. Izina ryawe nirihimbazwe. Tangira natwe rero, uze gusozanya natwe, uwo duheje ni umubi. Mu izina rya Yesu Kristo duhagaritse imbaraga z'umwijima, mu izina rya Yesu Kristo duhamagaye Imana n'Umwana n'Umwuka wera ngo bazabane natwe twese mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze Mana, amen. Murakoze. Yego, murakoze. Muri uyu mwanya rero tumaze gusenga, nagiye kwasaba kwibwira abantu, ariko mwahise mubikorana ibyiza, mwakoze. Yego. Mwabitubwiye ko mwitwa Mukamaraye Jeanne. Rero turaha ikaze abakurikiye NSEP TV muri iki kiganiro. Twabasabaga kugira ngo mugerageze gutega amatwi, mukurikire, mwumve uburyo Imana igira neza. Hari benshi babyumva ariko ntibabe agaciro, cyangwa se wenda ntibabyemere, ariko mu by'ukuri ikiganiro uyu mama agiye kuduha ni ikiganiro gifite ubuhamya bukomeye kandi bwumvikana, bwafasha buri wese. Kandi icyiza ni uko ibyo agiye kuvuga ni ibye ku giti cye, ni ibyamubayeho ku giti cye. Ni ukuvuga ngo ibyo avuga ni ukuri kuzuye, we ashaka kugaragariza abantu, kugira ngo abantu bose batazi neza ko Imana ikora kandi ko ariyo nyir'ububasha, nabo babashe gusobanukirwa ko Imana ishoboye. Rero tubahaye ikaze Mama Kayitare. Yego. Murakoze cyane. Mbere na mbere tubanza ijambo ry'Imana. Jyewe mbanza ijambo ry'Imana kuko mu buzima nagiye mpura nabwo bwose ni ubuzima bugoye cyane, bwambereye nk'ibikomere bikomeye cyane, ariko mu by'ukuri nagiye mfashwa n'ijambo ry'Imana, mfashwa no kwizera. Mbese ibyiringiro byayo muri jyewe nuko numvaga Uwiteka ari mu ruhande rwanjye mubisha ntawe.
rero ndashima Imana ibashije kubiduhuje. Ntago biba byoroshye, burya umuntu aragambirira, ariko Imana nibasha gusohoza imigambi yacu. Imana ishimwe. Imana ishimwe ko duhuye gutya. Amazina yanjye nayababwiye, mama w'abana 5, umutware ntawe yaritahiye. Mfite n'abandi bana nagiye ndera, nagenda niba ngombwa tuzabigeraho benshi bagera muri 6. Hanyuma mu by'ukuri uyu munsi ikintu cyaduhuje cyane nyirizina ni ukugaragaza neza y'Imana mu bijyanye n'ubuzima nahuye nabwo mu burwayi nagize giye ubwanjye. Murakoze cyane. Reka mpere ku ijambo ry'Imana riri muri Zaburi, umurongo waho ni wa 20, hanyuma duhere ku murongo waho wa 2. Zaburi 20 umurongo waho ni wa 2. Kadusome mu izina rya Yesu. Uwiteka akumvire ku munsi w'amakuba no ku munsi w'ibyago. Izina ry'Imana ya Yakobo rigushyire hejuru, ikoherereze gutabarwa kuva ahera h'urusengero. Iguhe imbaraga ziva i Siyoni. Yibuke amaturo yawe yose. Yemere igitambo cyawe cyokeje. Amen. Duhagarikiraho. Amen. Haleluya. Ndashima Imana rero kubwira ijambo. Iri jambo ryakunze kunkomeza cyane. Havuga ngo Uwiteka akumvire mu makuba no mu byago tubasha guhura nabyo. Uhereye imivukire yacu iragoye, imikurire yacu iragoye, imyubakire yacu yo kubaka ingo iragoye, ariko noneho mu buzima bujyanye no kuba warwara cyangwa se wagira ibibazo, kuko hari aho babubatse ingo cyangwa se ari urubyiruko cyangwa se bameze gutya ugasanga bari mu buzima mbese bworoshye, ariko hari na benshi usanga bari mu buzima bugoye. Aha rero Uwiteka aravuga ngo Uwiteka abasha kutwumvira ku munsi w'ibyago no mu minsi y'amakuba. Ntabwo tuba dukwiye kubona amakuba yaje ngo twihutire kujya mu bapfumu. Ntabwo tuba dukwiye kubona amakuba yaje ngo twihutire kujya gushakashaka aho dutanga za ruswa n'ibindi bintu. Ahubwo birakwiye ko niba amakuba yaje twiringira Uwiteka ukorera Imana yacu. Hari ijambo Imana yatubwiye rivuga ngo nimubona ibintu bibagoye ngo muzararame murebe ngo muhanga amaso yanyu mu ijuru, kuko kubera gutwara kwa nyira guturuka. Nanjye mu burwayi bwanjye gutaruka kwanjye kwaturutse hejuru ku Mana. Imana ishimwe cyane. Hanyuma ku murongo wa 3, wikoherereze gutabarwa kuva ahera h'urusengero. Iguhe imbaraga ziva i Siyoni. Izi mbaraga twebwe tuba dukoresha gutya mu buryo bwo kwihanganira ibitugerageza, mu buryo bwo kwihanganira imibabaro duhura nayo muri ubu buzima. Izi mbaraga ntago ziva mu mbaraga z'ibijumba, ziva mu mbaraga z'umuceri, ziva mu mbaraga z'ibishyimbo, ntago ziva mu mbaraga z'ibindi bintu tugenda dufata n'amata n'ibindi buri wese agenda yibaza, nubwo nabyo kandi bikeneye mu buzima, ariko nyirizina ikintu gikenewe ni imbaraga ziva ku Uwiteka, imbaraga ziva ku Mana. Izi mbaraga ziva ku Mana iyo niyo iziduha. Hanyuma izi mbaraga zifite ubuzima bwose ubasha kubamo, waba uri mu buzima bukakaye, waba uri mu buzima bise bugoye, ariho hano birimo tubwira mu byago, bese mu buzima bukakaye. Imbaraga z'Imana nizo zigukomeza ukabasha kwihangana. Imana ishimwe cyane. Hanyuma umurongo wa 4 ari ijambo ugiye kutubwira, ariko ni ijambo rikomeye risaba gutekereza. Ngo yibuke amaturo yawe yose, yemere igitambo cyawe cyokeje. Imana ishimwe cyane. Yibuka amaturo. Aha ese abo turimo tuvugana, turimo turebana ubu ngubu barimo banyumva impande n'impande, haba hari ituro wakwibutsa Imana, mu waba waraturiye Imana ugeze mu kaga wavuga uti Mana wibuke cya kintu? Ako ni akabazo nkubaza. Ikigena nanjye narakibazaga, ariko nagerageje gushakashaka ibyo nibutsa Imana, ngize amahirwe ndabibona mu kaga ndimo kuburwayi. Imana mu ijuru ishimwe cyane. Aha rero tuzagira igihe cyo kuganira ku ijambo ry'Imana, ariko nari mbanje kubabwira ibyagiye binkomeza bimfasha gukomera mu burwayi bwanjye. Ni mu myaka namaze igera mu 8
ni byari bikomeye cyane, ariko ijambo ry'Imana ryo ryankomeje. Wenda kugira ngo bigende neza turakomereza no muri Zaburi ya 28 kugira ngo nze gutanga ubuhamya nta bumva ijambo ry'Imana twamaze kuryumva twese. Zaburi ibice 28 umurongo wa 8. Uwiteka ni imbaraga z'abantu be, kandi ni igihome uwo yasize ahungiramo agakira. Amina, haleluya. Ni igihome mbese mu Uwiteka, haleluya, niho harimo imbaraga. Amen. Hanyuma ni igihome kidukingira umuntu yasize, Uwiteka yasize agakira. Aya magambo agiye ankomeza n'ayandi ntagiye gusoma, ariko noneho hari ijambo rero ryambereye, ndaza kurigeraho ryo, ndaza kurisoma. Ijambo ryafashije hagaragara ikimenyetso cya mbere cy'ibintu Imana yavuganye nanjye. Imana ishimwe cyane. Muri uyu mwanya w'ijambo ry'Imana ntago turambuye cyane, uko ntago turi mwanya w'ivuga butumwa. Uruhare runini cyane turimo ni ubuhamya bushingiye ku ijambo ry'Imana, ubuhamya bushingiye ku nkomezi z'Imana, ubuhamya bushingiye ku mbaraga z'Imana, ubuhamya mbese buboneka ko ibyabayeho kuri gihe byose byagiye bituruka ku Mana, bitavugiyeho ku bwanjye mu mbaraga nari nifite, ntago nari kubasha kubyakira, cyangwa se icyo bamwe bita gusiporuta. Ntago nari mbishoboye, ariko Imana yabanye nanjye kubwo kwizera ijambo ryayo, kubwo kurikurikira no gukunda gusoma no gukunda kumva no kumvira umwuka. Ibyo ni byabashije kubana nanjye mu buzima. Reka rero dutangire uko ubuhamya bwagenze mu burwayi bwanjye. Mu mwaka wa 2013 habaye ibihe bikomeye cyane. Hari mu kwezi kwa gatatu ku itariki 10 nibwo twari dufite igiterane hano ku Kabeza, ku rusengero rwacu aho nsengera hitwa ku Kabeza. Ngiye nsengera ku rusengero ku itorero rya Kabeza, paruwasi yacu ni Matyazo. Hanyuma nkora umurimo w'Imana. Ubu ngubu Imana yangiriye ubuntu mba n'umudiyakoni, ariko ubundi icyo gihe narwaye, nari umuririmbyi ndi n'umunyamasengesho kuri uwo mudugudu wacu. Hanyuma twari dufite igiterane cyo gufungura, mbese cyo gushyira ibuye ry'ifatizo urusengero dufite rw'utwubatse. Twari tugisengera mu mashitingi ukuntu, ariko turimo teganya kubaka. Rero icyo giterane nicyo nafatiwemo. Byamfatiye mu giterane cyabaye ku itariki 9 n'icumi muri 2013 dushyira ibuye ry'ifatizo aho urusengero rwacu burwubatse. Nakoze imirimo rero nk'ibisanzwe nk'abandi bose. Ndi umuntu ukunda gukora cyane uko nshobojwe, mbese ndi umuntu ukunda gukora, uretse ko wenda byagabanutse kubera uburwayi, ariko ndi umuntu ukunda gukora. Abana banjye nabareze jyenyine, izo mfubyi nazirigeze jyenyine, mbese ndi umuntu ukunda gukora. N'ubu ndabikunda, ibyo nshoboye n'ubu ndabikora, mbese ndi umuntu ukunda gukora. Hanyuma rero mu giterane nakoze imirimo rwose iyo umwuka yanshoboje, ariko ku itariki 10 mfatwa n'umutwe. Numva n'umutwe nyine, ngira ngo ni akazi kenshi nakoze, ngira ngo ni ibintu bitewe nuko numvaga nta kibazo mfite, ko numvaga rwose umunaniro ufite ubyemera. Kuwa mbere ku itariki 11 nari ndembye cyane. Kuwa kabiri kuri 12 nibwo nagiye kwa muganga kuri centre de santé, ariko mu by'ukuri njya kwivuza nzi ko nge ndwaye bisanzwe. Namaze ukwezi kumwe nakumaze nzi ko ndwaye uburwayi busanzwe, ariko ntazi ko bandoze. Ubwo ako ngako mbaye nk'abashyiriyemo, ariko ndagafungira aho ngaho. Muraza kugenda mufataho gato. Hari abantu benshi, impamvu nabanza gusoma rino jambo ry'Imana, hari abantu benshi batinya amarozi. Hari abantu benshi baba bafite ubwoba, barandoga, ndajya hariya kwa kanaka. Ubuzima bwawe bwihishe muri kiriya gihome twavuze mu ijambo ryo muri Zaburi 28 umurongo waho wa 8. Ni igihome kidukingira, kandi uwo yasize niho tuba twihishe. Yari amarozi, ariko namaze ukwezi nzi yuko ndwaye uburwayi busanzwe. Hanyuma kuri centre de santé nahivuje ibyumweru 2, aho kugira ngo noroherwe, ahubwo nkagenda ndushaho kuremba. Icyumweru cya mbere, icyumweru cya kabiri batangira kuntera inshinge, ariko bagashaka indwara, ibizami bitanga bakabura indwara, ntanga ibizami. Icyumweru kirashira, ikindi cya kabiri kije abanyandikira inshinge, barantera inshinge. Noneho kugira ngo izo shinge zirimo nk'ibisazi, shinge zirandya,
ndarwara mu matako mbese ntangira kujya numvaga ntazi ikibazo mfite ariko nta nubwo nzi ko ndwaye umugongo nawe umenye nyuma turaza kuhagera. Hanyuma mu cyumweru cya kabiri ntangira kugira ikibazo cyo kutabasha guhaguruka no kwicara. Najya guhaguruka bikasaba ko mbona umuntu ufata akampagurutsa, najya kwicara bigasaba ko mbona ikintu ufata kandi nkabona kwicara. Ibyo byambereye ihurizo rikomeye cyane, kwa muganga nakora ibintu bikomeye bama transfer. Njya ku Kabutare, ni ibitaro bya district yacu. Hanyuma baramvura, bamfata ibizamini. Mu kumfata ibizamini nabwo habaye ikintu gikomeye cyane, kuko hari ukuntu muzi abarwayi bajya kwa muganga bagatora umurongo bakicara ahantu bari buze kubaho utunimero. Nanjye rero nagiye muri aba bantu ndicara, uko umuntu avuyeho wisukuma nisukumye kabiri, ku bwa gatatu mitamera hagati no hagati, mitamera umwuka. Abantu baza kunterura aho ngaho ku ntebe bajya kuncisha mu cyuma, nyine bahita bamvura mu buryo bwihuse. Ariko mu kumva mu buryo bwihuse bafashe ibizamini nabwo mu buryo bwihuse, bapima nyine ari urgence, uko nari meze nabi cyane nagiye nataye ubwenge. Hanyuma nyuma nza kugarura ubwenge, sanga ibizamini byabonetse, baza kumpa igisubizo kivuga ngo jewe umugongo wanjye warashaje, ngo amagufa yarashaje. Bambwiye ikintu gikomeye cyane cyatumye ntekereza cyane, ngira ngo nawe wumve aho turi kumwanga aho uri kumbona ukomeza uko nguko, uretse ko ubu nyine utamenya aho navuye, ariko mfite amafoto nzagenda nyabereka buriya mu kindi gihe kizaza. Hanyuma naje kugeza igihe ubwo ngubwo bamaze kumfata ibizami, namaze no kugarura ubwenge, bambwira ijambo rikomeye, barambwira ngo amagufa yanjye umugongo yarashaje, ngo ameze nk'aho umuntu ufite imyaka 85, ubwo nari nkiri mu myaka 39 hafi 40. Ngo ameze nk'aho umuntu w'imyaka 85, hagati aho ngaho mbese muri make ntago najya mu bantu bafite imyaka 70, ahubwo njye nari ndenze abantu bari mu myaka 70, ugende mu myaka 85. Icyo kintu namaze kucyumva n'ubusibyo bisubizo bampaye, numva bibaye nk'ibihungabanyamo gakeya. Ariko ndangije mbaza muganga, ese muganga iyo ni indwara ibaho, ni indwara ikira, ni ibiki? Arambwira ngo ni indwara, ni ibintu biga mu masomo, ariko si ibintu, ntabwo mbese we yari yayivura ngo abiboneho experience. Bishobora gukira? Ati ntabwo bishobora gukira. Okay. Ariko ibyo byose nk'ibanga gutyo ngo sinshobora gukira, n'umuntu wese abaga ndeba uko meze, nari ntaraba paralize, nkiri umuntu nyine ubasha kugenda nk'abandi bose. Hanyuma numvaga nta kintu bimbwiye, kuko numvaga ndimo nzira ibintu nakoze, numva ndimo nzira umunaniro, numvaga nta kibazo mfite rwose. Hanyuma naratashye ntega moto, ngeze mu rugo rero sasa aho nongeye gutangira rero ubuhamya rwose. Ubwo ibi nababwiye nyine nagira ngo umenye aho byaturutse, mutazajya ngo wenda aho naza kugeza niko nari imeze. Hoya, nari ndi muzima, ngenda n'amaguru, nkorera urugo rwanjye. Hanyuma ngeze mu rugo natangajwe no ko nagiye kuva kuri moto biranga. Ndibaza bigenze gute? Bwira umumotari se bishoboka bite ko najyaga numva amagini abi Kigali, hani Butare naho amagini yahageze? Nge ntuye muri Huye, wenda shaka ntari nakavuze, ariko ntuye muri Huye. Hani Huye naho amagini yahageze? Motari ati va kuri moto nigendere, ureka va mu Rwenya, reka nigire mu kazi. Nabwo ati nyamara kuva kuri moto byanze, nakora amaguru yanjye nkumva ndayumva, ariko najya guhaguruka bikanga. Birancanga. Cyakora mbona abantu baraje hafi aho ngaho mu muhanda, ko nturiye ku muhanda, baraje banteruye bamvanye kuri moto, barateruye banshyize mu nzu. Ubwo sinigeze nongera gukandagira hasi ku butaka bw'Imana. Nari maze hafi ukwezi kwaburagaho nk'iminsi mike cyane, itagera nko ku minsi nk'itatu cyangwa 4 kujya kwezi kuzure. Baraterura bashyira mu nzu, njya mu nzu, ariko numva nyine ari ibintu biri bushire. Ntabwo numvaga ngo ari ibintu bikabije, numvaga biri bushire. Ariko bene data, ndashaka kubabwira ngo izi mbaraga z'Imana nizo zidukura ahantu runaka, zikongera kandi zikatugeza ahandi hantu runaka. Mu gihe umwanzi Sekibi we ashaka kugabaho igitero, ndashaka kubwira ngo ineza y'Imana, iyo umaze kwiringira Imana, ukaba uri mu Mana nyirizina, utayibangikanye n'izindi mana z'ibigirwamana, cyangwa se n'ibindi bintu nyine ibigirwamana, n'ibintu byinshi cyane nabyo nimubishaka muzabimba nzabibasobanurira. Ariko mu by'ukuri iyo wiringiye Imana, ibana nawe mu byago no mu makuba. Ubwo nabaye muri iyo nzu umunsi umwe, mfata iyo miti bari bampaye kwa muganga ari myinshi cyane, mbona imiti igomba no kunkiza.
bukeye ku munsi wa kabiri naraye mvuye kwa muganga nagize ikibazo gikomeye cyane, nza kumenya neza yuko nshaka kugira bezuwe nakora, ariko bezuwe biranga, petit bezuwe. Ubwo abashi murabyumva nyine petit bezuwe. Hanyuma byaje kugeza ubwo umunsi nahereye nko mu masaa 6 z'amanywa ku munsi wa kabiri mvuye ku Kabutare, ngeza ku mugoroba birakomera cyane, ndarangaragurika. Ku munsi wa gatatu ariko nkomeza mfata ya miti, vuga n'enda ya miti hari ikintu bukore, ariko noneho bezuwe irangora, shaka kuna gerageza uburyo bwo kushaka kuna, bamwe babyita kwihagarika, abandi bakabyita ukundi kuntu cyangwa se gusoba. Ndagerageza biranga, nkoresha ibishoboka byose by'ubushobozi bwose bushoboka bw'umuntu uri mu cyumba cye biranga. Ubwo ndacyabasha guhindukira ariko simbasha kubyuka ngo mbe nahagara cyangwa se nicare. Nahise rero numaho umwana. Nashaka kubaza aho gatoya, ari muri icyo gihe wananirwaga kuva kuri moto, wenda warakoragaho umubiri ukawumva ko icyo ufite ni iki, bivuze ko wenda imitsi n'itarakoraga, ariko se wenda hari n'uburibwe wumvaga muri icyo gihe? Nta kintu cyandyaga. Nanone umuntu yakwibaza, ariko naribwaga mu matako kuko nibyo ndimo nivuza. Numvaga mbabara mu matako, ariko amaguru yose nta kibazo numvaga, nta kuvunika, nta mu mavi, ntaki. Warugeze aho watubwiraga ko wagiye wenda mu bwiherero, ariko yaba nari ndi mu cyumba byoroshye cyangwa bikomeye? Nari ndi mu cyumba sinabashaka kubyuka. Sinabashaka kubyuka. Ubwo nagira ngo wenda baraguteruye bakugezayo. Nta muntu wari uhari, ndi jyenyine mu rugo. Icyo gihe nabwo wakomezaga kumva bwa buribwe bwo mu matako gusa? Ndimo kurwa amatako gusa. Yego. Okay. Noneho mbonye bikomeye, mpamagara umwana wanjye ari ku ishuri, imfura yanjye ava ku ishuri mu 5 segonderi, ava ku ishuri, ndamuhamagara byihuse, ndumva ameze nabi, naza njyane kwa muganga, baramwohereza byihuse. Nibwo rero numvise ijwi ry'Imana, yaraje mu telefone, se nkibasha no kufa telefone, nararibwaga cyane, numva amatako yanjye ibintu bikandya, nkumva ndikomanga nkihondahonda, ariko nyine ntazi nyirizina ngufite ikihe kibazo. Hanyuma umwana ageze mu rugo, ubwo nari ndimo nshaka kubyo nasubira kwa muganga. Byari bikomeye cyane, ntabasha guhagarara, ntabasha kwicara, mbese byabaye gukomera, ariko ntazi ikibazo kimwe gituma nticara, ntazi ikibazo gituma ndimo guhagarara, ariko nari ngifite n'umuriro, nkigira fievre. Hanyuma nafashe telefone, numvaga ngiye gupfa, numvaga ngiye gushira umwuka rwose, umwuka wagendaga ndimo nkumva. Mfata telefone nabwo ntihamagara umuntu runaka, uwo muntu bamwitaga Amaforo, yabaga i Kigali, yitabye Imana, ariko ndi Faisal yakiriho yitabye Imana mu runo mwaka ushize. Ndamubwira ati muhamagare, nzi ko ari umuntu usenga, ansengere, Imana ijyana ikintu ivuga kandi nabwo ndacyakira. Ubwo muri ubwo bwayo rwose Imana yari yacecetse, abanyamasengesho bansura, nta kintu Imana iri kuvuga. Mbese narahamagaraga, twari dufite n'umunyamasengesho twari dufite mu rugo iwacu, ubwitwa Prenel Ikigera, cyitwa Korode nyine, ariko mu by'ukuri nkavuga ngo naze basi nkumva aramutse aje yansengera wenda ngakira, ariko nageze subiye kwa muganga atari yangera, ariko si ikibazo cye nyine, nuko byari byihuse. Rero iyo telefone twavuganye bayifatiye ku gutwi, abasha kumbwiriza ijambo rya hariya ku mugenzi, mu Kristo n'umugenzi. Abantu benshi aho gatabo murakazi, ariko ndagera ku kintu gusa cyamfashije kwihana nkatura. Yarambwiye ati iyo kiriya gihanda kiza kubata muri rwa rwobo, iyo kiza kubica kikabata muri rwa rwobo, ntikibagirane ngo kibafungirane ahantu, kikabata muri rwa rwobo, bari kugenda bagapfa mu buryo batabashije kumenya neza ko bafite urufunguzo. Hanyuma ambwira neza, ubwo numvaga mpagaze ku bahanuzi, mpagaze ku kintu Imana yavuga, ariko nyirizina we yaje ambwiriza. Amaze kumbwiriza ambwira ukuntu aho gihanda cyagiye kikabafungiranira, cyabafungiranye, noneho bakaza kwibuka yuko bafite urufunguzo, barifungurira kandi barabona baragenda. Nanjye ubwo mpita kandi ko ari gifite urufunguzo rw'ubuzima bwanjye n'imbaraga mbi turimo turwana nazo. Nahise natura, turasenga, nubwo ntabasha kuvuga neza ko naratuye turasenga, kwatura naratuye ndabyibuka, turasenga Imana, ubuhanuzi butamanuka. Imana irambwira ngo ndagukijije, n'uburwayi ni imyuka mibi yari yagufashe, kandi byagomba guca mu mugongo bikazakuca bigeze no mu mutwe, bavuga ngo uzize wa mutwe wari usanzwe wakora ndwara umutwe ukomeye cyane kubera n'igifu n'ibiki, ariko nubo numvaga mbese ushobora kunyica igifu n'umutwe, numvaga bishobora kuzanyica. Ubwo rero sasa mu myuka mibi bashyizemo bandoga, kuko naje kumenya ko narozwe, ariko nageze ku Kabutare
isubiye mu bitaro, nagiye mu bitaro nabimenye muri iryo joro nibwo yambwiye ati ni imyuka mibi igiye yashaka guca mu mugongo ikazamuka ikagera mu mutwe nyuma ugahita upfa bakavuga ngo zize wa mutwe warwaraga ntagire umenye icyo uzize kandi mu kanya gato cyane nk'ako guhumbya ariko Imana iburijeho umugambi wa Satani, Imana iragukijije. Aha rero muze kwibuka ko ubu ntangiye ubuhamya ahari mu kwezi kwa gatatu 2013. Hanyuma Imana herebwa inkiza n'ubu tuvugana twicaye hano aha turimo tuvugana abarimo banyumva n'Imana iracyankiza, iracyakomeje kunkiza ariko hegejeje ko ndayishimira. Hanyuma twageze ubwo umwana yaraje nani ubwo twamaze kuvugana n'uwo mukozi w'Imana mbasha kuvuga ubuhanuzi bitanana bwa cyane vuga ko Imana irangije ariko bwakemeze nabi cyane. Biba ngombwa ko duhamagara ku ivuriro ryacu Centre de Santé ngo bazana ambulance baze kuntwara imeze nabi cyane, ntibyakunda ariko nza kubona umuturanyi asubiza ku bitaro bya Kabutare. Tuhageze nahise ninjira ibitaro, ngeze muri ibyo bitaro bwakeye n'ubundi Imana ntuma undi muntu w'umukecuru simuze ko genda ndi muri koma ariko bari banteye n'imiti yo gusinzira ko naribwaga cyane, ndibwa cyane, ndi kubabara cyane ariko ahantu hose nahomeka nkumva ngiye guturika ariko ntabasha gusobanukirwa nyizira ngo ndababara hehe. Hanyuma rero abanteye imiti yo gusinzira n'iy'ububabare n'ibiki banshyira ku gatanda ka burankari. Imana ntuma undi muntu mu gitondo w'umukecuru yarashaje cyane uko barankanguye nyuma nza kumubona ariko ntago nanamwibuka rwose n'ubwo uretse ko yaba yarapfuye ko arashaje cyane. Umukecuru narambwira niwe namenye amakuru yuko bandoze, niho namenye amakuru yuko mbese ari uburozi nahawe kandi ngo n'umuntu nagiriye neza kandi ubu nzongera kandi nkagirira neza. Imana yacu iratangaje. Ubu sinzira naramugiriye neza cyase igikomeje kundira muri ubuntu bwayo ngo mbe n'ubundi kandi nzamugirira neza ntago mbizi. Hanyuma Imana imbwira yuko inkijije, imbwira ibintu byinshi cyane. Hanyuma umukecuru arigendera ariko byinshi sinabyumvise nabiroga n'abarwaza bari bari aho ngaho, ntago nagiye nabyumviye ku giti cyanjye. Ibyo numvaga n'ibike barankomangaga bakankangura bakanyeganyeza ariko nyine nkumva duke ubundi nkahita nongera nkashyirwayo basi. Sasa rero ngeze mu bintu bikomeye ariho natangiye kuba paralize ku munsi wa gatatu ndi ku bitaro bya Kabutare. Nibwo natangiye kumva ibintu byandyaga byari byaramanutse bigeze n'amaguru akajya ndya nkumva nose harandya ariko noneho ntangira kumva guhera mu birenge kugera mu mavi ibi nta kintu kikindya. Kumbi sinkamenye ko natangiye kuba paralize ariko ubwo deje natangiye kuba paralize. Abaganga barimo banjomba utuntu tw'amakirida n'utundi tuntu ariko nyine simenye byari byo bagafata imikasi bagakura uruhu rwanjye bakarukaraga gutya ariko nyine gesimenye byo ko nabaga ndyamye ngaramye ntago namenyaga ibyari byo ariko umurwaza yabaga bireba n'abaganga nkabona bagize ikibazo ariko gesimenye ikibazo cyabari ikihe. Ahubwo genga sakuza mbabwira muganga nimumfashe ibintu mwamvurishije ku maguru nimumfashe na hano harimo harandya harambabaza nimumfashe. Bo nyine bakagira agahinda ko je ndimo saba ngo bankize ku maguru, amaguru yakize je ntazi ko yapfuye yamaze kwa paralize yose kandi yose. Noneho bo bakumva ko nibura aho nyiribwa ari wakiri hazima nkabona bafite ikibazo ariko simenye ibibazo bafite ari ibi. Paralize yarakomeje razamuka namaze ibyumweru biri ku Kabutare. Paralize maze kuzamuka igeze mu matako nibwo bahise banzamuka na CHB nari mpamaze hafi nari ntarageze ukwezi bahita banzamuka na CHB ibitaro bikuru by'ihuye. CHB nahageze rero nyine bikomeye noneho birimo byihuta amaguru yose ntakimenya ko nyafite banshyira no mu kagare kankandagira simenya ko kankandagiye akaguru kakagwa kandi kakagwa ariko nyine ubwo urumva ko byari bitangiye gukomera. CHB nahamaze ukwezi amezi 2 ibintu birakomeye. Ubwo yabezwe rero ntago nigeze mbabwira ko byarangiye banshyizeho amasonde ariko n'amasonde yanga gukora biranga na sonde zanga gukora mbese nyine nguma aho ngaho ndakomeza ndaribwa ariko no bapanze kumbaga ngeze CHB bapanze kumbaga bagerageje gushaka kumbaga umvuko imbaraga z'Imana zitangaje aho none natangiye kubona ikimenyetso cya mbere nariko si ni cya mbere naba ngiye kubeshya. Ubwo nayo maze kubona nk'imenyetso bingahe Imana irimo ivugisha ariko mbonye abaganga bagiye kumbaga nabwimana ngo Mana ko rwose bavuze kuzankizaho ko ibyuma no kubera iki. Ihita numa umwana w'umunyeshuri muri kaminuza yari umwana ngo Rwamagana Imana akije kanseri mu bwonko. Hanyuma uwo mwana yitwa ngo Muneza niyo mazina nibuka ko twongeye kubonana. Uwo musore araza mu gitondo kare hari kumaza gusura abarwayi baba n'abasengera araza arambwira ngo Imana iravuze ngo
nta muntu uzakubaga kandi uzakira. Icyo nacyo mba ndacyakiriye. Ubwo nari numva ko Imana insanze CHUB. Hanyuma bagerageje gushaka kumbaga, bamaze gufata imyanzuro n'ibintu byose babiteguye babishyize aho ngaho, uruhago rwabyimbye, ahantu hose imeze nabi, mu nda habyimbye. Ako kanya bamaze kubigeza aho ngaho baravuga ngo nampa amazi menshi bajye kunshisha muri ecography, tayari bitayi bastinga, mbese ni nko kuturika hari, za sonde ziruzura, baravida, ibintu byose babishyize mu nda ku mbaraga z'Imana. Imana ishimwe cyane. Hanyuma ndongera ndiryamiye, namaze amezi 2 CHUB, ariko paralize ikomeza kuzamuka no kunda birahagera. Hanyuma babonye ko imizamuka bahita banyohereza Faisal. Ubwo hari mu kwezi kwa 5 banyohereje Faisal, naragimba Faisal, bancisha mu cyuma, bamaze kuncisha muri scanner, bancisha muri MRI, bampa ibisubizo, turataha dusubire Huye. Cyakora narayeyo, dusubiye Huye basanga ibintu bikomeye cyane, basanga amadiske yanjye yarashize mu mugongo, nta musokororo, nta manera akora, nta kintu mbese na kimwe mu birwanya gifite cyo gukora muri jewe. Babona birakomeye bitabansubiza. Ubwo CHUB isubiza rwa Faisal, ntago natinzeho, bahise bansubizaho direct. Okay, ubwo rero ngeze Faisal nahuye n'urugamba rukomeye, paralize irazamuka ifata n'amaboko. Ubwo muri make nasigaye ijosi ryanjye gutya n'umutwe niho hantu hasigaye tabaye paralize, amaboko arapfa, amaguru arapfa, igihimba kirapfa, umubiri wanjye wose urarangiye, guhindukira ari ugutogoza, nabibayemo ubwo buzima. Faisal ubwo nagomba guhita mbagwa, ariko bapanze ngomba guhita mbagwa, ariko ku mbaraga z'Imana. Ntago Imana yemeye ko mbagwa. Imana yacu iratangaje, iyi Mana yacu irashoboye. Aho muza kujya mwumva ibyo mvuga, ariko mujye mwibuka n'ijambo twamaze gusoma. Iyi Mana yacu niyo yonyine ifite ubushobozi ku muntu wayo yaremye. Kandi bantu mutinya amarozi, bantu mugifite ubwoba bw'ababaroga, imbaraga zanyu zo gusenga ziracyari nkeya. Imbaraga zanyu zo kumana neza y'Imana ntago muramenye neza y'Imana ukuntu ikora. Haleluya, Imana mwijuru ishimwe. Hanyuma Faisal narahabaye, bagira ubwoba, mva mbese urupfu ruragenda ruransanga. Najyaga muri koma, nkamara mu icyumweru, nkazongera nkayivamo, nkongera nkajya muri koma, nkamara ukwezi, nkazongera nkayivamo. Nagiye muri koma ntazi umubare wazo, ariko nabwo Imana ikiza cy'Imana sinzi, ntago mbizi kugeza ubu, sinzi ikintu Imana integanyirije, ariko ndacyagitegereje. Kuko yantumagaho abantu nge ntazi, bimwe abantu bamaga ngo urahamagara ngo naza agusengere. Nge ntago nabikoze, ahubwo Imana yoherezaga abantu bakaza bakambwira icyo umwuka w'Imana avuga, ijwi ry'Imana uko rivuga, arafu bakanansengera. Imana ishimwe. Hanyuma kandi ni nako icyo gihe cyose uhari ukimaze nta kintu kimwe urafata cyo kunywa, nta kurya nta kunywa, reka da, ibintu byo kurya no kunywa wapi. Byari maze kugera hafi nko mu byumweru 2 ahari, cyabire amezi 2 deja. Ukwezi kwa 3, ukwezi kwa 4, kwa 5 nibwo nagiye Faisal. Ubwo nameze amaze kuba 3. Sonde byaranze burundu. Sonde rwose nta kintu na kimwe yasohoraga, ariko ubwo iyo bagerageje kumbaga inshuro 2, bampa amazi ngo bajye kucisha muri ecography nabyimbye, bavuze ngo ntagire ikintu ongera kuma, noneho bakaba amazi ngo bajye kucisha muri ecography. Ubona uko bambaga ayo mazi bamaye kugira ngo bazanyemo umuti, bigahita basting inshuro nk'ebyiri. Okay, hanyuma Faisal ho bahise bafata umwanzuro ko babonaga na bezo ari petit bezo ari bezo, byose nta kimwe cyakoraga. Ubwo Faisal ho mpageze bakoraga icyo bita NM, nabamara nk'amezi 3 ndaho nta kintu na kimwe, nta nibyo nabitekerezaga. Noneho ntibyongeye sinigeze nongera kubitekereza, sinigeze nongera no kushwi mu bintu ugeze nongera kubitekereza. Hanyuma Faisal rero ubwo nibo bafashe umwanzuro wo kumara nk'amezi 2 cyangwa 3, babona nta kazi kenshi bafite, bakankorera icyo bita enema, no kunyoza mu nda. Bakanyoza mu nda, ubwo nyine nabyo byageze bitaga bituma njya muri koma. Hamara nk'icyumweru ibyo babikoraga, ntago natindaga muri koma cyane nk'iyabaga yizanye. Koma yizanaga niyo yatindaga, ariko iyo babaga bakoze ikintu runaka kikanshyira muri koma, ubwo nibwo natindaga nkamara nk'ukwezi. Hanyuma muri Faisal baje kugeza ku gihe bafata umwanzuro wo kusubiza Huye maze amezi 5 batarankorera operation. Nagiye ngomba gukorerwa operation y'uburinzi bw'Imana, nagiye ngomba guhita nkorerwa operation, ariko noneho operation ntibayinkorera kubw'imbaraga z'Imana. Sinzi ibintu byazagamo bikagenda bibuzabuza ngo muganga yarabuze ngo ibiki. Nagomba kubagwa na Dr. Nkusi.
bita Dr Nkusi ukora muri wa Faisal bose benshi baramuzi no mu Buhinde ajyayo bavuga ngo nibatambaga banyohereze mu Buhinde ariko uwo Dr Nkusi ndamushaka ndamubura kuri telefone wapi abaganga bakamubwira ariko wapi simubone amezi 5 arashira kubera ko nafite abana bari bonyine bari mu rugo akantabwiye gato gakomeye cyane abana banje bari bakiri bato bose biga n'uwo mwana n'urwaje namubujije kwiga hanyuma nta kintu kibatunze tuba mu mudugudu wa leta nta sambu tugira nta kantu na gato nta shinge nta rugero hanyuma ubwo umwana mukuru muri abo byibura yari afite nk'imyaka ingahe yavutse 94 yari afite imyaka ingahe yari afite imyaka yigaga mu wa 5 segonderi ntaho yasibiye na hamwe yari imyaka 10 n'ingahe twabibara ni muri 10 n'ingahe ariko kireka manje kubibara uko ntibyapfa kuza ariko nyine yari akimuturere yaragize mu wa 5 segonderi ntaho yigeze asibira okay hanyuma abandi bari mu wa mbere bari mu wa mbere ko abashyira arimo intera ndende abandi bari mu wa mbere babiri hano muri 6e primaire hana 12e primaire ubwo rero abo bose baraho cyakora 12e primaire nagacumbikishije ku muntu agaha umuntu ngo akamfashe ariko abandi bari mu rugo babahungu ubwo Faisal nibaza ku maze amezi 5 muri Faisal ige numva abana barimo barapfira Butare ntawaza ngo asure saba gusubira Huye konaga batambaga kandi Imana yamwe ko batazambaga ubwo subira Huye ambulance ya Faisal ranjyana ngeri Huye ngezi Huye mpamaze iminsi nk'ibiri mererwa nabi cyane hanyuma bahamagara Faisal atese kuki mutakoreye operation no muntu ko ari chef de famille mukamuruza ukuntu ameze uyu muntu azamara imyaka ingahe kuko azageza mu myaka 60 ingahe ameze gutya kuko babonaga nyine ko ntashobora gukira hanyuma bahamagara Faisal irababwira ati niba nta ambulance nyine barabanje guhakana ngo ntago nigeze mparwarira ngo nta muntu waza ngo amara ukwezi ngo atari ya inkono ngo amara amezi 5 ngo turamukore cyangwa bakorerwa ngo ntibishoboka muri Faisal bati bohereza noza transfer bampaye bohereza ibyangwa byanjye byose basanga ko naraharware bati nimugire vuba vuba umuntu ari aho ngaho ko nimuhitemo muzana vuba byihuse bahise bansuza Faisal banjyana muri negoshirije noneho kugira ngo nzahite mbonana na Dr Nkusi nabwo ntibyaye nabwo ntamaze amezi 2 kugira ngo mbonana na Dr Nkusi byabaye nk'Imana yabikoze ni nk'ari gihe bamwishakiye yaje kuvura hamaze hafi ukwezi aje kuvura ndavuga nti genzashara umuntu afite ikibazo mbona gikomeye kirenze cyane ko gisinyize nikunda ngo numve nikunze mbona ndavuga ntuzaza kuvura uyu muntu genzahita mufatana zaba ari Dr Nkusi yari yakoze impanuka urutirigo ngo ruhita ruturumbuka rujya inyuma ari ituna nabonaga rero birenze ibyanjye agera kwa muganga ugasanga niwe ahubwo muzima nahise mbona ari muzima hanyuma ndavuga nti umuntu uzaza umuganga uzaza kuvura uno muntu kuko yabari bataramugeraho niwe nzahita mfata kuko nagize amahirwe mufashe sanga Dr Nkusi byabaye mu bintu birebire nyine mbanza kureba ndebe uko basumbanye nuko bagenda bavuga ndamureba mbona ndamumenye pe nta muntu wamunguye ko sanzi n'isura ye ndanje mbwira abaganga ndashaka kuri ya muganga nuriya bagenda bakoranaho bose ariko baza gukora ko nshaka ndabwira ni uwo nguwo yaraje ko asanga nyine angiraho araza arandeba arambaza ibibazo uruwa hehe nduwihuye wihuye sihashibe ufite ikibazo cy'umugongo yego wagarutse yarabaga n'ahantu yego okay anyandikira guca muri MRI hanyuma nciye muri MRI mu mutwe nicyo kizamera yacishijemo yagira ngo ariko amaraso agera mu bwonko atangazwa no ko amaraso agera mu bwonko arongera cyane ati ntago ibintu byumvikana yaba se amaraso agera mu bwonko biciye he nta maneri nta musokororo nta diske 3 4 5 zose zashize mu bushiramo butavangwa arakantu kasigayemo na kamwe twashizemo n'amagufa yose aranamungwa ubwo barakavuga nta maneri nta musokororo nta diske none se amaraso arimo araca he arongera acisha mu bwa kabiri nibwo yaje arambwira ati mvare madame ntago nzakubaga rero ntago binabitinze ko nari numvise igisubizo cy'Imana kuki cy'Imana yambwiye ko yambwiye sashibe ko nta muntu uzambaga nta uzankoza ibyuma deja kandi ijambo ryivugira mu kanwa ke ari agomba kumbaga kwizera kwawe bitangendera mu kwizera kandi nabwo ndashubijwe ubwo Imana igiye kunkiza uko nyine yavugaga nahitaga numva ko igiye gukora ikintu ariko wapi ahubwo bigahita biba nabi kurusha Imana rero ntikora nkatwe isaha y'Imana iza ku gihe gusa ikintu kigoye umuntu mu ivuga butumwa twebwe tugiye mvuga pana vuga ngo twebwe giyewe
mu ivugabutumwa mvuga ikintu kigoye ku muntu w'iki gihe ni ukurambirwa. Umuntu atarambiwe ukabasha gutegereza umwaka washira, imyaka 2 yashira, 5, 10, 20, 30, ariko isaha y'Imana ibiri muri iyo misi yose yakomeje kukuzigamiramo. Ibikuzigamiye hehe? Muri ya masezerano yaguhaye, gakomeza guha yandi ikomeje kukuzigama. Twebwe rero ntabwo tubasha gutegereza, ariko mu kintu Imana yashoboje gutegereza nihanganye. Nta bintu byo kuvuga ngo biki, ngo Mana ngo wamoye iki, reba abana bari bonyine, Mana ubuse baratungwa nande narasengaga Imana ikaba byo kurya, abaturanyi bakabafasha, itorero rikabafasha bo ku rusengero, abaturanyi banjye bose. Kandi hari ijambo dusoma muri Bibiliya tubwira ngo jya umenya kubana n'abantu bose amahoro. Icyo kintu nacyo cyarafashije kubana n'abantu bose amahoro. Nta muntu utarafunguriye abana banjye, n'ababandi bakora imyuga y'uburaya, n'ababandi n'abajura, umuntu wese mbese umuntu ufite icyo afite cyose, ubashyira udukara, ubashyira udufaranga, ubashyira ibiryo, n'abashyiraga n'ibyo bihiye, bakambaza mama, bagatelefona mama ibyo tubirye. Habwa ati ikintu cyose cyamaze kurenga ayo marembo mba nagisenge, ko narasengaga havuga ngo ikintu cyose kirenga amarembo Mana, n'umuntu urenga amarembo aba ari uwejejwe, n'ikirenga amarembo yanjye kibe cyejejwe. Habwa ati mwakire murye, nta gice gikirimo, ibice byose byavuyemo, nta kirimo. Kwizera guhagije kabisa cyane, nacyo kintu cyafashije. Amen. Hanyuma naje kugeza aho rero muri Faisal, ubwo maze kubona umuganga narambwira ati ntago nzakubaga mu Buhinde, sinzakoherezayo. Numva nta kibazo ngize, ko numvaga nyine ari mu murongo w'Imana, numvaga nta kibazo, abona singize ikibazo, simpungabanye cyane ko hari umurwayi ushaka kubwira ngo ese ngo sinzakubaga, gatabo ngo umuganga ngo kubera iki ngo biki. Abona nta kibazo ngize. Ambaza ikibazo, igisubizo namuhaye nakimuhaye nkivanye ku Mana, ntago cyavuye mu mutima wanjye kuko nari meze nabi. Reba umuntu utogozwa gutyo, batogoza rwose pe, nta kwicara, nta no mu kagare. Giye mu rwo bwaye mu mwaka namaze muri Faisal, nta no njya koteshwa n'izuba, ntibyakundaga, mu nzu gusa. Iyo bageza kujya kwotesha akazuba, bantwaraga mu kagare, bahambiriye amashuka, bagahambira gutya mu kagare, bagahambira n'amaguru mu kagare, hanyuma bagenda nka metero nk'eshatu gahita njya muri koma. Ubwo bakansubiza ku gitanda nyine, bagahita batangira gukora ibintu byo kumfasha kugira ngo mbe muri iyo koma, ntagize ikibazo ngo mpite ngendera kimwe. Basi ubwo rero ubwo koma yo yajyagamo, wayimaragamo nk'igihe kingana iki? Ntibyajyaga munsi y'ibyumweru 2. Iyo namazemo igihe kinini, inshuro 2 nayamazemo ukwezi. Inshuro 2 nayamazemo ukwezi, ariko ibyumweru 2 ni inshuro nyinshi cyane nashobora kubara, ntago mbizi ko byarengaga no mu ijana rwose. Mu mwaka nahamaze hari nk'igihe mu kwezi najyaga muri koma nk'inshuro 3 cyangwa 2. Ibyo urumva rero mu mwaka namaze muri Faisal rwose ntago nazibara. Abundi akagiye nshaka kumara nk'ukwezi, ariko nabo muri uko kwezi byanga byakora ko ashaka gushira ntagizemo kesi. Imana rero yaje kubana nanjye, ubwo Dr. Nkusi amaze kumbwira gutyo, yampaye ikibazo. Nawe nk'umuntu akikubajije cyakugora, ariko giye nagishubije rwose nihuse ko numvaga afite igisubizo hafi aho ku rurimi rwose. Arambaza ngo none se Madame Karame, wowe uza kwa muganga, hari ukuntu abarwayi bajya kwa muganga avuga ati niba mpa ibinini ndakira, niba muntera urushinge niba ibinini sindi bukire, niba ntera urushinge nibwo nkira, niba mbaga nibwo nkira, niba tambaga sinzakira, nivurwa na muganga kanaka nibwo nkira, ntavurwa na kanaka sinshobora gukira. Wowe mu bintu uza kwa muganga cyangwa se no mu mutima wawe ufite nukujya mu Buhinde, ese nuko giye nakubaga ko giye Dr. Nkusi uzakubaga ni iki? Ikitekerezo ufite ni iki? Ndamubwira ati muga ni kimwe rukumbi. Ati kimbwiye nta kibazo, nifite icyifuzo kimwe gusa cyo gukira. Hanyuma gukira inzira bicamo ntizindeba, ntago zo zindeba. Niba bizaca mu mazi nangwa nkaya ngaya ntago ibyo bindeba, niba bizaca mu kinini ntibindeba, niba bizaca ko nakubonye kubana bwa ko ninkumona nzaba nakize, nakubonye wasanga nako gukira kwanjye, niba nta kintu na kimwe mfite icyifuzo. Ahubwo jewe icyifuzo cyanjye no gukira, ibindi byose Imana ikabicisha mu nzira ishaka. Ati wamurwa, ati madati rwose ushubije neza, ati kandi nanjye nyohereje mu mutima, ati nanjye numva nduhutse. Imana ishimwe cyane. Hanyuma muganga ahitambwira ati rero byari kungora yo sanga ikibazo cyawe ari uko ugomba kujya mu Buhinde ukabagwa, byari kungora yo sanga byanga byako nuvuga uti nuko we wambaga, byari kungora mbese yo sanga ari cyo kintu wubatseho, ariko ubwo wubatse ku ijambo no gusa ryo gukira, ibyo ngibyo Imana ifite mu kiganza cyayo.
numvise umuganga ukomeye avuga Imana ishimwe. Icyizere cyase kiyongera. Nahise numva mbyibushye, numva nahita mpanura, numva nahita nuzura umwuka wera, nuko ntabashaka kunyeganyega, ariko ubu numvaga nahita mpanura rwose. Nahise numva niyongeremo imbaraga, amaboko ntiyakoraga, uretse umutwe cyakora nagira gutya nkazunguza nkaguhakanira cyangwa gutya nkakwikiriza, ariko nta kindi kintu nashobora gukora. Hanyuma muganga arambwira ati rero, ndambwira ntigenda nagushimira n'ibisubizo wampaye byaranshimishije, nigenda nzi ko nzazira umutwe. Nabwo namenye ko nyine yari arimo areba ko amaraso agera mu bwonko, ko nari mubwiye icyo kibazo. Nishimye cyane ubwo wambwiye ko umutwe wanjye ari hazima, niko nari nzi ko umutwe ariwo nzazira n'igifu. None rero warambwiye ngo umutwe wanjye ni hazima. Ati no ate wapi, ntabwo aribyo nakubwiye, ni mu mutwe wawe ni hazima ku byo nashatse, ariko ntabwo nagusuzumye mu mutwe. Abarwayi nyine umuntu nyine aba yumva ari uko abyumva. Hanyuma muganga arambwira ati rero ngiye kukubwira nk'umuganga kandi mukuru, ati mu Buhinde njyana n'abantu nkajya kubabagirayo, ati naha ngaha mpabagira abantu, nawe rwose nakubaga, ariko hari ibintu ndeba biri muri wowe biri mu kiganza cy'Imana. Abaganga ngaba baranzengurutse bose barangose, nta muti kuva wagera, ubwo umwaka waburagaho nk'amezi nk'abiri ngo ugere, kuko nari maze amezi 8, ubwo yari amaze kuba nk'amezi 8. Arambwira ati nta muti twaguhaye, nta kintu twagukoreye na kimwe, uretse gusa Imana yakuremye igufite mu kiganza cyayo, ariko twebwe icyo tugabanya ni dureri, icyo tufata mbese n'amakaruma, ariko ntabwo tukuvura uburwayi urwaye. Mwabaganga mwese mumuvura, ari indwara arwaye muvura, ni icyo gifu nyine baguha amakaruma, ni ibyo byose bagukorera, nta kindi kintu, izo enema bagukorera zo kugira ngo nyine ubuzima bwawe bukomeze babungabunge, ariko nta muti tuguha. Bivuze rero ngo kuba ujya muri koma ukayivamo nta kubaze ngo mbarye nkugarurira ubuzima, wenda niba wanangiritse ukuntu uko ngiye kubigusobanurira, ariko byibura mbe nagukozeho. Ukajya muri koma ukazayivamo wenyine, ukongera ukajyamo ukayivamo wenyine, ukajya gutya ibiganza ukabikoreraga mu madosiye. Uko nagendaga ngira, hari umunsi intoki zabashaka kunyeganyega, hari n'umunsi zabaga zarabaye gutya zaradedeye, ariko akagiye baza nkazigira gutya nkazinyeganyeza. Ibyo bintu byo kunyeganyeza izo ntoki aho byavaga, ntabwo byavaga kuri twebwe, birava mu bindi bintu biri mu mubiri wawe tutazi ibyo ari byo. Hanyuma ati kubera ibyo bintu rero niyo mpamvu nazakubaga. Ati ikindi gira kabiri, ikintu kimwe kijyana amaraso ya mu bwonko, nibyo bintu narebye, amaraso yajya mu bwonko neza akongera akavamo neza, ntabwo tuzahananyura, ntabwo tuzahanyura. Tuvuge turi abaganga bakomeye muri Faisal, ntabwo tuzi amaraso yawe agera mu bwonko anyura n'igituma amanuka, ntabwo tukizi, ntabwo tuzi inzira yayo. Dushobora kukubaga, twakubaga tugakora hahantu Imana isigaje twatuntu turimo twara amaraso, ntabwo tugaragara nango n'amaso, nta kintu kimwe kitubona. Utwo tuntu Imana n'imicishamo ayo maraso tukadukora, tudukozeho tayari twatukurangije. Nuko turimo tukurira, nuko turimo tuvugana, wawe tuba debile, wawe tuba mbese ni paralize, ni byaba birengeje, kandi dushoboka no kuzongera kugaruka, ko twamaze kwangiza bimwe byarapfuye, n'ibyo Imana isigaje imikoresha twaba tubikozeho, tubwo ntibishoboka. Atuburira igisubizo, umwanzuro nguhaye, ugiye kuba ahangaha muri bino bitaro, ugiye kuhaba ubuzima bwawe bwose bw'imibereho yawe y'ubuzima, kugeza igihe uzapfira, cyangwa se kugeza igihe uzakira, kuko ushobora no gukira. Rega ntigiye, ariko nzakira, ibyo gupfa byo ntibirimo, ntigiye nzakira. Ati bisebye ni byiza. Okay, ubwo muganga arigendera, ahita avuga ampa impapuro zihita zinjyana ahantu nari ndwariye bwa mbere. Nabanje kurwarira muri medecine interine nyine hejuru muri etage ya 3 muri Faisal, ku gitanda cyaho cya 5, namaze igihe kinini cyane, nubwo ngira ngo nicyo nasubiyeho ndaharwarira. Ubwo baranjyanye baranzamuka, mbese ubuzima bwanjye ubwo ngubwo ukwezi kurashira, bankorera uko nyine nagira ikibazo bakaza bakamfasha, ariko nyirizina naramaze kumenya neza ko uburwayi bwanjye butarimo buvurwa. Nkomeza rero nsenga Imana, ndavuga ese Imana, hari icyo wavuganye nanjye, mu cyo wavuganye nanjye harimo gukira, none se habaye iki kugira ngo ngembe umuntu hano muri Faisal? None se barambyaye? Ibisimbyumva. Ukwezi kumwe gushize, wite ubundi kwambwe ko bambwiye ko ntazabagwa, nkabigwa n'umuganga mukuru, no mu Buhinde ntazajyayo, ubundi bisigaye ntiwabikorera mu rugo. Akantu gakomeye ngiye kubabwira, none dushobora no kuza gucumbikirishiriza aho ngaho, ibindi tukazabikomeza ubutaha. Turacyavuga imbaraga z'Imana n'ineza y'Imana, n'ineza y'Imana. Aho habayemo ibintu bikomeye cyane, naje kugeza rero ku rwego mbona ko jyewe ndambiwe,
abana bari bonyine, babana mu bibaze bari bonyine, nta kurya nta kunywa, ibintu birakomeye. Barahamagara uwo mwana ndwaje, umva yitwa Joseline, amakara yashize, nta kamambiri dufite, amakayi ntayo, mana nabo noneho nabyumva. Nari nagize ihungabana rikomeye cyane, kugeza ubwo uwo mwana wanjye yavugira kuri telefone ahagaze kugira ngo numve ibyo avuga. Iyo yibeshya akajya kuvugana n'enda na babandi, kuko yari umwana atangiye kuba ingimbi, iyo yibeshya akavugira ku ruhande niba avugana n'umuntu bakundana cyangwa se n'umunyeshuri bigana, reka nabaga nzi ko nyine ubwo abana barize cyangwa se ibyo bafatiye mu cyuho, nahoraga numva mvuga ati Mana undinira abana ko bafatira mu cyuho, Uwiteka Imana Nyiringabo gaburira abana, wavuze ngo umukiranutsi ngo ntabwo ngo wigeze ngo ubona ngo yicwa n'inzara ngo cyangwa abana basabirize. Nkahagara muri iryo jambo rya mukozi Imana yavuze, kuko rero niko Imana iteye. Nta mwana w'umukiranutsi wakwicwa n'inzara cyangwa asabirize, nta mukiranutsi ubwe wakwicwa n'inzara. Imana igutungisha ubuntu bwayo, nta sareri, nta murimo uhinga, nta kazi, nta kintu na kimwe winjiza, ariko Imana Nyiringabo ifite ibintu byose mu kiganza, ifite uburyo bwayo, igifite uburyo bwayo. Amen. Imana iguhe umugisha. Amen. Hanyuma ubwo natangiriye ikintu gikomeye cyane muri Faisal, ko ibintu byari bikomeye cyane. Umwana we ndimo numva nibaza ukuntu umwana azasubira ku ishuri akajya kwiga, nibaza ukuntu bizagenda, numva mbese umwaka urangije atize, uwa gatanu nkumva ni ikintu gikomeye. Ariko ndimo nibaza ko basi yazagenda akora ibizami, ko yari afite ubwenge, akimuka basi akajya CZM. Ariko biranga, nari meze nabi. Hanyuma mbwira abaganga ari ikintu gikomeye cyane ngiye kubabwira namwe mu cyumve, ndi paralize umubiri wose, sindya sinywa, ndi umupfakazi, simfite shinge, simfite rugero, nta kintu na kimwe, abana bose ni bato, nta kintu na kimwe mfite cyatuma mvuga ngo ndashaka kujya mu rugo. Faisal barampa buri kimwe cyose, nta ibintu byose leta yari yemeye kunyishyurira, barampa buri kimwe cyose. Ariko giye nkumviye byose ko ntacyo ndya, muri ntacyo nywa, n'amata y'ishyure yananiye, ibintu byose byari byarananiye kugira ngo nzafata akantu. Byazaga mu gihe bitinze cyane, yego byazaga mu gihe bitinze cyane, mbese hashize nk'ukwezi cy'amezi 2 nkagira nk'akantu mbese, ariko nabwo sinagasaba ko ngashaka, ahubwo abaganga baraza bakanstressa, basi vuga iki n'iki rashaka iki, nyine nkapfa ko abeshya ikintu cyazana nkakoraho cyangwa se bikanga. Ariko nta kintu nashaka na kimwe. Ndibaza n'ubundi ko nta kintu ndya, nta n'icyo nywa, no mu rugo sinahaba. Yego. Icyo kintu ndagitekereza, numva n'ubundi kwa muganga ngiye gusaba gutaha. Ni ukuryama gusa. Ngiye gusaba gutaha, ariko ntekereza gutaha sindajya he, abana bariga, se bazajya bamfungirana mu nzu, se bizajya bigenda gute? Muri Faisal baranyozaga, bakanyambika, bakampindurira imyenda, bakagira gute, ariko ibyo sinabirebyeho. Abaganga baraje rero hari hafi mu minsi mikuru ya Noheli na Bonane. Ndababwira nti muganga, nari natanye guhamagara nababwira nti uzi ko tuzasangira Noheli na Bonane, tuzayisangira, mwiba mwiteguye nanjye munyitegure, tuzasangira Noheli na Bonane. Abana bakambwira ati mama turatubeshya. Abaganga baza ari mu gitondo baje muri turo, rero nanjye mbakorera surprise, bajyaga bankora surprise, bakanzanira nk'akantu, bakambwira ati Jani twakuzaniye akantu, none fora ari agaki. Nanjye rero umunsi nabwire nanjye bafitiye surprise, bateje ati tubwire. Bose bahita batekereza ko ari ibyo kunywa, bose bahita batekereza ko ari ibyo kurya, bati niba kiva no hanze ndagitumiza, bati ndabwira ati hoya mwese murimo murabeshya, ntabwo ari ibyo kurya, si n'ibyo kunywa, ko naravugaga niyo mahirwe narasigaranye. N'abarwayi narababwirizaga, aho mbasha kugeza umwuka narababwirizaga. Bananiye abaganga no batesha umutwe abaganga, ahubwo ko se abaganga ko muganga atarakugize gutyo, waje aha ngaho umeze uko, usanga muganga ariko muganga kuvura uko abiyabyize, ntago roza kumutegeka. Iyo ubasha kumutegeka ari kuguma mu rugo, none ngo ugasanga nyine abarwayi ndabafasha abaganga. Nuko nari meze, nuko ntago neze mu mwaka nafite amahoro yo mu mutima atangwa n'Imana, ariko ni nayo meza cyane buryo, ni nayo meza cyane. Hanyuma abaganga ndababwira ati surprise bafite no munsi rero ni mwayanga mwayemera, geri mu mutima wanjye kandi nayitekerejeho, bati tubwire. Jewe ndashaka gutaha. Barabanza bose bararebana bose, ariko icyo abaganga baba barize burya bafite ubwenge, ntago bigeze bampakanira. Ntabwo ati Jane urashaka gutaha? Ni cyane pe, kugira ngo usije gukora iki, njye sigara ku rugo abana bajye ku ishuri. Numva kandi uko bimeze, niba bava ku ishuri bansanga mu rugo bajya bavuga ati mama arahari.
wowe yego okay niba ushaka gutaha nta kibazo tuzagusezerera. barandingarinze bakazana impapuro ntiziraboneka ngo umuntu ugomba kosinya ntaraboneka ngo biki noneho nkomeje kubahata abona ko ari toroma ari ihungabana. icyo bakoze ni iki, bagiye kunzanira abakaserenge bakaza, umuganga nyine mwiza cyane w'umumama akaza akanganiriza ati numvise ko umaze igihe kinini cyane hano ibiki akangira amakuru yo kuntu yubatse urugo n'ibiki, atari kuri umukristo. Ndi umukristo nahoraga nitseguye Bibiliya yanjye ku musego, Bibiliya yahoraga iri ku musego nyiryamiye, basasa amashusho nkabwa ati mushyiraho Bibiliya, sinabasha kuyisoma ariko yahoraga iri ku musego wanjye n'amarira ashoka akayishokaho. hanyuma bakanganiriza atari kuri umukristo koko twarabyumvise ngo umukristo cyane ngo n'abaganga ntubatesha umutwe biki nigo. bakanganiriza nk'isaha igashira, nkavuga ko uyu muntu uri mu kazi umaze isaha yicaye hano imbere yanjye ko atari muri pause, nkavuga ati ubunyine nibande bazanye kugira ngo banganirize baze ko nkoramo ikintu. nkavuga atari ko rero reka mbabwire mwebwe niba mwibaza ko giye ndwaye ihungabana mu kubera ko ushaka kwitahira, ntago giye ndwaye ihungabana, ni natekerejeho kandi nabifatiye umwanzuro ngomba gutaha. ariko bakanyura atanyemereye ko nyine ari cyo cyari kibazanye. nakomereza nakonye nabagora bigeze rero ahantu hakomeye cyane, bazaniye uhagarariye Farije niyo yafashaga mu buryo niyo ifasha mu buryo bwo kwivuza. bazanye uyihagarariye rero bati genda umubwire ko ugiye kumusibe. urebye niko bari bamubwiye niko nabyibajije. genda umubwire ko uri bumusibe muri Farije ukamuhagarikira ibintu byose, hanyuma wenda yatuza tugakomeza tukamubura ko urabona ko nameze so gutaha, ariko ashaka gutaha byanze bikunze. ahubwo se byibura hari amakuru bafite ko ufite abo bana bose mu rugo, abo baganga cyangwa bari babizi n'abawukansoringaga bari babizi. batekereza ko icyo kibazo kirimo gutuma wataha. barabyumvaga ariko ukabona ubuzima mfite nta kintu bumaze, ahubwo kujya gutesha umutwe abana. yego noneho n'ubufasha bamfasha mu bijyanye n'isuku n'ibiki ni ikibazo, kandi abana bari batoya bavuga ngo yasubira ku ishuri, cyo cyari ikibazo cyumvikana. ariko gihe narebaga ku Mana sinarebaga ku bana. nta handi nigeze ntago umutima ngeze ujya navuga ngo Imana ingejeje ubu, Imana ingira gutya ikabikora ko nta muganga wabigizemo uruhare n'ibindi irabishoboye, kandi isezerano yari yarambwiye ko izankiza, nari ndifitiye icyizere cyane. basi noneho ubwo rero abaganga ibyo bintu ntibaje kubyemera, banyohereje umuntu uhagarariye Farije, niho hantu harimo akantu gakomeye nshaka kubabwira ko dukwiye guhamya, kandi tugahamya mu byiza no mu bibi, mu byago, mu gihe mwese turi mu kaga, tugahamya ibyiringiro biri muri twebwe. ubu dushinzwe rero kwa muganga yaraje nyine uhagarariye Farije arambwira ati rero bambwiye ko ushaka kwisezerera, niryo jambo yakoresheje. bambwiye ko ushaka kwisezerera kwa muganga, wanze ko bakuvura, none muri Farije tugiye gusiba, wisezerere, ariko muri Farije twagusibye ntabwo tuzongera kuvuza. ntabwo ati mwaratinze, kuko ahubwo se nk'umuntu wize nkawe gute ugira agasipiyaje ingana gutya, uravura umuntu ntapfa ngo mushyingure umugurire isanduku, nta nakira ngo basi umucyure mu rugo, ubusa n'amutari muri gasipiyaje. kandi niko ngendeye uko ubwonko bwanjye bwabyumvaga. ntabwo ari ibintu numvaga nihimbamo, ni ukuvuga mu bwonko bwanjye byari bimeze, numvaga barimo bahombya leta. hanyuma umugabo ndavuga ati ahubwo rero ubugewe nyine twaganira ikiganiro kirekire ngicimbuyemo, ariko twaganira ikiganiro kirekire ndavuga ati gewe rero abamahirwe ngize ntago yazi, nungutse undi muntu uzangeza i Huye. ahubwo gewe ndi mu bisubizo byinshi, kubuje ni igisubizo cyanjye. ubu ugiye kuzanjyana ngeze i Huye ku mahoro meza, nzabwira abantu bangaha batwara mu tugare bampambire mu kagare, banjyane bandambika rya ku gate nare mvuga nyine ko mwumva gate se gate, ibyo byose numvaga ari ahantu abantu binjira cyangwa basohokera, nkumva nuko bimeze. hanyuma ndavuga ni bazantwara mu kagare banshyire ku gate hasi, kama masikini nyine uvuga ngo wamfunguriye, nubwo jya amaboko yanjye adakora rero bazandambika hasi, aho ngo ndahemera hari umuntu uzambuza se mu kanyatsi, ntaho uzahambuza, kandi sinzemera ko banshyira ahantu imodoka zidaca. nzacunga ndeba isura y'uwo muntu, ku buryo umuntu wese nzajya ndeba gutya nkareba nkamenya yuko ari runaka. rero isura yawe nayizuminze nayimenye rwose, ubu nanjye wamenye, nusanga bandambitse rya ku gate uje kureba abarwayi ni wowe uzahita unjyana, nzavuga ngo se wamfashije ukangeza i Huye, twari twarabisezeranye,
uzabihakana se? Ufite impuhwe kuko ufite impuhwe, ubwo rero izo mpuhwe uzazikoresha. Ako kantu kahise kamusetsa, araseka, ahita ahaguruka arambwira ati noneho ndumiwe. Ati ubu nige nzagutahana, ni wowe uzanyura ubugeni, niboneye imodoka izangeze i Huye. Kuko ambulance banga ko bidashoboka, ko ambulance nyine numva igira kondisiyo kujyana umurwayi mu bitaro, cyangwa se kujyana wenda umuntu abaganga bamaze kubona ko nta gishoboka bakamutahana mu rugo, ariko nyine babona ko nta gishoboka. Rero ntabwo byari bisobanutse. Cyangwa se umuntu wagize ibyaha akaba yapfuye ariko badafite uburyo bamutahana. Ibyo ni ibintu rwose bashaka, ariko bindi kandi nabwo bisaba processes, ibintu mbese kwishyura umuganga biki buri kimwe. Ibyo rero nibyo bitashobokaga. Ubwo mitambwa nyine ko ngize Imana mbonye ikizankwa muri Faisal. Aho rero uwo yagiye rwose nyine avanye y'amaso avuga ati nimusigare mwirwariza, umurwayi ahubwo ambwiye ko agize Imana abonye imodoka izamucyura i Huye. No kuba kandi ntaramusa muri Farije naratinze. Ndimo ndahombya leta, ati nibyo usubiza mpaye. Ati ikiganiro tujyanye cyose ibyo mvanyemo ni ibyo. Muri make kumusiba ntacyo bimubwiye, kandi kubana mu bitaro nabyo ntibirimo. We mu mutwe no gutaha. Yemeye ko azajya no ku gate bakamujyana bakagara bakamutaha hariya. Tuko se nimusigare mwirwariza mwabwe ibyo mwize. Abaganga rero bakomeje nyine kumufasha mu buryo bashoboye bwose, ariko bashakisha ikintu cyatuma muri Faisal biranga. Hanyuma mu by'ukuri nta kintu cyashobora gutuma na kimwe bemera kunkura muri Faisal, ahubwo kubera y'Imana tugarutse kuri ya neza y'Imana. Aha naho mugiye kumva ingingo ikomeye Uwiteka Imana nyine ngabo yakoresheje kugira ngo jyewe mve muri Faisal ntahe ndi umurwayi, kandi ambulance ntahane, burankari n'umuganga bari buntware bakandyamisha muri salo iwanjye mu nzu. Ni ikintu gikomeye. Ntabwo ibintu biba byumvikana. Hanyuma habaye iki rero? Nagejeje mu gihe iminsi mikuru yegereje, abantu bose bazaga nyine bavuga ngo ngo ahantu ngo mwateguye kuri reception ni heza, hateguye indabo, nkajya n'ufite utuntu twatumye tw'amatara babacana tuba tuvuga ngo Gloria ya mitako bataka tutara twaka n'ibiki. Umuntu wese uje gusura, jye sinasurwaga. Umupasiteri wita Pastor Korode niwe wasuye kenshi uwo muri Faisal, n'abandi bantu nk'aho. Ariko nifite umuntu nyine Imana yakoresheje muri famiye umwe, niwe wari umenyaga umunsi ku munsi wo muri famiye. Rwose Imana yaramukoresheje kandi Imana imuha umugisha mu paketi. Hanyuma ubu rwose Imana imuha umugisha. Umuryango we n'umugore we rwose bakoreye umugisha, barandwaje bakansura ndi muri koma, bakansura nayivuyemo, bakansura mbese bamenyaga ko naraye nuko niriwe. No bafatumaga n'umwana wanjye agira morale, kandi naho yararaga ko mu bitaro bya Faisal murabizi ko nta muntu warwazaga icyo gihe. Okay, ubwo rero abaganga nyine nkajya mbwira abantu, muganga naho hano bavuga nzi buzigenza habona gute koko? None se kutajya mu kagare nyine ngo tukujyane? Nta wakujyana, urabizi ko ujya mu kagare ikibazo kitakivuka. Ubwo nyine njya wihangana. Nibaza ikintu nzakora kugira ngo njye kureba aho hantu. Sinzi ukuntu Imana yaje kunsanga. Nkoresha ijambo rwose risobanutse, ndavuga ati muga nguno nkubwire. Muganga araza, ndashaka kwituma. Uko Ja umwaka urarangiye, nabwe ko nitwa Jeanne. Ja umwaka urarangiye, ngo iki? Nyamara ndabishaka, mumfashe batatuzane po. Nta po. Urashaka iki Ja? Tuzana akagare kafite po. Tubigenze gute? Ntiwambaye pampasi? Ndayambaye. Ntabwo nanjye mbishaka. Baribaza ati ibi ni ibiki koko? Bahamagara abaganga nyine barahamagarana. Ndabastressa byarabatunguye. Ibyo bintu ntabyo ntekereza. Ni inkuru nshyashya byo. Kuva nagera Faisal niyo yenema kunyoza mu nda, nabo kandi ntabisabye. Gihe babikoraga mu gihe bafite umwanya w'uko akazi babona nyine bagashyize uruhande rumwe, bakaza kubinkorera ko byabafataga umwanya, banafite risque z'uko mpita njya muri koma. Byarabagoraga cyane, bakambara ibintu bakagira gute bikafata umwanya. Hanyuma rero batangazwa n'icyo kintu ngiye mbabwiye. Bandinganye nk'abahamagara ni muganga. Rero kwa ko ndi muzima ndagira nkajya kujya gutya nkaho nabikoraga. Kwari uguhamagara gusa. Muganga.
bakaza ndapfuye ndashaka cyane ndashaka nukura ntubeshya ntabwo nukomeza bisege njya mbeshya ikintu rero cyafashije kuba ndi umuntu w'umwere aho ngaho byatumye banjyana bahamagara kuko ntashobora kubabwira ikintu nyine kidashoboka baraza rero cyakize nabo bangiriye nyine baranjyana niba nawe batagomba kwizera uwo ari wese sinababeshye narababeshye ariko njyewe naje gusanga nari ndi mu nzira z'Imana gihe ikintu nashakaga cyari kimwe sinashaka gutaha ibyo nari nzi nyine ko bandinga ariko finally nzataha ariko ntabwo aricyo kintu nagambiriye muri uwo mwanya nashaka kujya kureba aho hantu nk'ufite amatsiko nawe urabyumva nk'umuntu maze nibyo nyine ndebe no hanze harebe numvaga afite amatsiko cyane noneho baraza rero nyine bafashe umwanzuro bahamagara dogita wamvuraga bati tumujyane se uri hafi nta kibazo urahita uza ati ndahari rwose ngaho ni mu mujyane abaganga 3 abakobwa 2 n'umusore umwe kugukora babanza guteguza umuganga we ready kuko no kumpindukiza najyaga muri koma urumva kujya kumbyutsa noneho ni ikindi kibazo gikomeye ahubwo se wowe ujya gutekereza icyo kintu cyo kuvuga ko ushobora kugenda ukajya kutembera ahantu ukareba uko hameze ntabwo wabanzaga gutekereza ukuntu iyo ugeze mu kagare bihite bikugendekera nashyiragamo kwizera ukumva ko nkavuga ko biri kose Imana irabizi ahantu ryanyura irahabona kandi pe icyo ushaka ni cyiza nanjye ndashaka kujya kureba abandi bari hashimisha abandi nanjye basi nishimye kugira nabonaga bapfa n'indembe nta kintu nabonaga mu maso yanjye aho ngaho najye Imana haza abantu basura nkagira agahinda kubera ko ntasurwa ubwo urumva ikintu cyakishimishije no kujya kwirebera aho hantu ukuntu hasa ko sinari impazi nk'uhindi ibitekerezo cyangwa ubuzima ubwo rero noneho barafashe baranjyana ariko byari mu mugambi w'Imana ndashaka kuvuga ko inzira z'Imana harajya ngo zirenga 1000 ariko burya baranishuka gusa ntushobora no kubiteka ntago inzira z'Imana ntago wazipima inzira z'Imana ntiwazibara inzira z'Imana ni nyinshi ntekereza ko kuvuga 1000 no kugereranya no kugereranya niwo mubare mwinshi nuko ari umubare munini nyine tuba tuzi n'igihugu cy'u Rwanda bavuga ngo igihugu kiza cy'imisozi 1000 yego ariko ugiye kuyibara irarenga noneho ubwo baranjyanye tugeze handi rero kuri reception sasa yewe hari mu ikote nk'ingiyi uko ndimo ndumva mpibuka ndarebye n'Imana we nimuhagarara Imana we nimwikwirwa munyinjizamo ndaharuzi kuko nyine narewe nzi ko ngiye muri toilette ndabwe ntimbegano neza bashaka kunyinjizamo nyine ngo ndebe nto yari mwikwirwa munyinjizamo ndaharuzi Imana we uko kugira ngo atabona ko ari byo nashakaga kujya kureba aho hantu nimwikwirwa munyinjizamo ndikora ko nimwe muhagaze gato mbanze ndebe barahagarara ndareba ibintu byiza cyane ndareba kuturabo nabonaga turadutara nkabona ni nk'ipara ni nko mu ijuru nabonaga ari nko mu ijuru hanyuma barangije bati ati turi mu kazi reka tugende nta kibazo ariko umutima wari mutekereza ubwo narebaga gutya ndimo ntekereza ese mbabwire dusubire ku gitanda kuko ntabwo nashaka mu by'ukuri ntabwo nashaka kujya muri toilette ntabwo dusubire ku gitanda barahita bafata nk'umuntu ubeshya kandi mu buzima nta kintu turapfa n'abaganga ninza yababwira ikintu avuga ngo ushaka ubwo sinka cyagihe reka mbareke tugende n'ubundi se ko ntazi nahari sinzi no muri toilette sinenza hariho reka tugende baraturagiye bahangejeje rwose barafasha akagare barateruye ni uguterura bagaterekaho bateretseho aho hantu rero harimo inzira z'Imana cyashatse kubabwira ngo aha hantu muhatega amatwi Imana yo ikora uko ishaka mu ngabo zayo baranjyanye banshyiraho kuri toilette hanyuma sinana hazi rwo mbere nari mpabonye banyicajeho urabona ni siège nyine hari bari siège yego hanyuma banyicaje umwe afataha undi afataha wa mundi w'umusore arasohoka ajya kuntegereza hanze sigarana n'abamama barimo bafasha Imana rero yo kabyara ihita intera bya bindi bita ngo ni diare birumvika ko nta n'ikintu waryaga ntaki ubundi burya niko binagenda ntumbaze ukuntu byaje kuko nta na rimwe byari byabona umunsi wa rimwe nagiye kumva numva ibintu birashotse abaganga bati ja tubone wavuganye n'Imana ukaba wamenye ikintu kigiye kuba ukanga kutubwira ati ja ati nubwo tudasenga twubaha Imana turanayikunda nta mwanya tubona kujya gusenga ko twubaha Imana nubona hari Imana yakubwiye jya utubwira nabwo nisimbeshyera Imana nta kintu Imana yambwiye nashaka kwirebera ziriya ndabo rwose ntabwo nimureke nature hakiri kare babwiza ukuri ntabwo naje kwirebera ziriya ndabo nashaka kureba abantu bose batangarira hariya muri reception niho nashaka kureba ahubwo gusa naretse ngo mungeze aha
kugira ngo mutafata nk'umubeshyi. None ubwo bino bibaye rero reka nature. Ukuri mu nzira. Ubwo ndavuga ati Imana yamwije imbabarire kuba nabeshye, nawe mubare kuba nababeshye. Namaze kuvuga iryo jambo mpita ncaho muri koma, bamfashe mu maboko, icyo bashuje sinkizi, gusa icyo barasetse bavuga ati Jeanne urabeshya, barimo baseka, baciyeho. Andi makuru nongeye kuyamenya, bambwira mu matwi banyongorera ibintu, abaganga bahize imihigo. Iyo ni imvano rero yo kuva muri Faisal. Nta Imana yesi ibereka ko nasezeraga genzi ko nzapfa. Ngo bakubwiraga mu matwi ngo abaganga bahize imihigo, ubwo banyongoreraga ndimo mva muri koma. Bakajya bambwira ati bavuze ko bazagutahana ukajya kureba abana, bavuze ko bazakujyana kureba abana. Wanyongoreraga wese nicyo yambwiraga, n'umuganga wazaga wese nicyo yambwiraga mu maso. Barabyemeye, bazakujyana kureba abana, bazakujyana kureba abana. Kumbi ubwo njya muri koma, Imana yagiye mu baganga ibumvisha ko iyo koma ngiyemo noneho hari ya nyuma yo gupfa. Kuko narababwiraga ni impamvu ya mbere nta bantu ufite baza kwishyura umurambo ahangaha. Sishaka kuzarushya abana banjye baza gutwara umurambo no muri Faisal harahenze, byibura nzagwe mu rugo cyangwa ngo sihashibe. Ariko sishaka guha no Faisal. Bo rero byahise bibazamo kuko zari mu mpamvu nyine narabwiraga zituma ashaka gutaha, kumenya urugo, kutarushya abana banjye no kugira ngo bajye bambona. Be kunkumbura nanjye ne kubakumbura. Ubwo rero muri ya mpamvu rero yuko ntashaka kuzarushya abana baza gutwara umurambo, bari baza witwa Kayitare, yari mutoya, ariko baravuga ati Kayitare tuzamukizwa n'iki Imana yanjye, noneho ni azava ko nyine twamwishe twamwiciye nyina, tuzamukizwa n'iki? Imana turakwinginze, aha muri moruge harimo abantu benshi, n'ubwo barajyamo mu kanya, ariko umurambo wa Jeanne tubabarire rwose, tuzajya tumutana tumujyane iwe, imodoka barayibukinga, muganga baramutegura, ibintu byose babihigira Imana. Nuko bagwe naje rero mu rugo, bankiye ku muhigo w'Imana, nago bankiye ku mbabazi cyako kindi ariko nabwo kugira ngo banyure ntibyari byemewe pe, nabo sinabarenganya. Nukuri ntago byari byemewe, uretse gusa ko bagiye nabo kandi kugira ngo babyemere kunzana, bari bazi ko ntari bugere mu rugo, bari bazi ko ntari bugere. Niyo se mu kagare ku makaro banjyana gutya nkahita njya muri koma, niba nyeganya gato nkahita njya muri koma, bampindukije ku gitanda gahoreye imodoka igenda wa izunguza. Bari bazi ko bari bazi ko ntari burenge Muhanga cyangwa n'ahandi hantu hafi aho ngaho, bagahita bangarura. Bari banditse impapuro zitazingarura, n'izangarura ejo n'izangarura ukwezi gushize, byose biteganyije. Nganga ati bitumugarura, muhite mumugarura, ntazongera kutugora. Ariko Imana yari yategetse, Imana yari yahageze aho hantu. Imana yari yahageze ko naho dusubikira kino kiganiro, Imana yari yahageze. Jewe barasezereye, barabinyemerera nyine, barambwira ati tuzakujyana rwose tukugeze mu rugo nta kibazo, tuzajya dukurikirana n'ubyo no kuri sashibe bagukurikirana ko nta kibazo, kandi tuzakomeza tukwiteho. Hanyuma rero abaganga baranzanye, umushoferi aranzana, turaza turenga i Muhanga, bakajya bahamagara, bimeze bite? Ni kwa kundi twaje ameze nta kibazo. Turenga hehe? Bimeze bite? Ni kwa kundi. Bahamagara, bimeze bite? Ni kwa kundi. Bimeze bite? Tugiye kugerayo. Niki nta koma nta namba. Wapi? Nefite sentire, mfite igisentire mu rugo ndacyambara, wenda umunsi twabona nyarage nzakibereka, ndacyambara n'ubyo nkenge kujya mu modoka cyane mbona iri buncuguse, ndacyambara. Ariko kubera ko amagufa akomeza kumungwa, amagufa yanjye akomeza kumungwa, iyo nyambaye nacyo kigira ukuntu kimpungabanya, bikangora. Ubwo cyakagufashije iki? Cyafasha kutanyeganyeza umugongo, kugira amagufa atanyeganyega. Kumva nari paralize ahantu hose bigira uko byishakiye, ariko noneho sigaye mbasha kuba nakwiporoteja nkegama cyangwa nkeguka. Yego. Hanyuma rero twaraje tugera mu rugo, ariko abantu babonye ambulance bari bazi ko hazanye umurambo, abantu bose barahurura, bahita birukanka, abantu baragenda baravuga ati bazanye umurambo, abandi baraza barashukamiriza, barahagarara, bagiye ko nabona burankari sohayemo umuntu muzima. Imana ishimwe cyane. Ndumva ndanasubikira ahangaha rero, ibindi byo mu nzu n'ubuhamya bundi burebure. Utarasoza neza, hari akantu nashaka kubaza. Mu gutangira hari aho watubwiye ko nungu Imana ikirimo kugukiza. Yego. Umuntu yakwibaza ati se muri ubwo burwayi yari ufite cyane, wenda tugendeye kuri paralize kuko niyo wakunze guhura nayo, wenda ibyakoma byo byararangiye, n'iby'akagare byararangiye ko ntabwo kigenda mu kagare, ariko se uko kuvuga ngo Imana n'ubu iracyari kugukiza, ni ikihe kibazo wenda waba urimo kwiyumvamo
muri ubwo burwayi cyaba kitararangira neza ngo wumve ko kera yageze ku iherezo? Okay, murakoze cyane. Ikibazo mfite gikomeye mu mubiri wanjye nta calcium irimo. Amagufa yanjye yose aramungwa. Nta calcium mfite, ndaribwa, mpora ndibwa, amagufa yanjye yose aramungwa. Ni ikibazo. Kwa muganga mpora ku miti, regime zo zarananiye ntabwo birumvikana ko ikibazo gisigaye wenda ni icyayo magufa. Ndaribwa n'amagufa arandye cyane. Uburibwe wenda icya pararize cyo cyararangiye. Pararize yararangiye. Imana nishimwe cyane. Ndakora ubwo nitwongera kubona nazabwira uburyo naje gukomeza kugira ikibazo amagufa mungwa nyine uko nari pararize baravunaga za gushiduka nsanga nagize ikibazo mfite ibyuma hano mu maboko nzabibereka ubutaha twongera kubonana. Ku buryo nabaye mu rugo meze uko kuntu uburyo Imana yagiye izanira abantu bakajya bajya kumvuza mu buryo rye nta bushobozi n'ubu turiho ku bushake bw'Imana. Urumva birashoboka ko n'imbaraga zo gukora ntazo ntabwo nta kintu kirankundira gukora. Ubuzima bw'uburwayi nta kintu bwagusigiye cy'imbaraga nta na kimwe. Murakoze cyane. Yego namwe murakoze cyane, Imana ibaha umugisha. Ubwo iki kiganiro cyice tugisoje, ubwo butaha nitwongera kubatumira muzatuganiriza uko ubuzima bwaje gukomeza nyuma y'aho mugeze mu rugo. Uko se abana mumaze guhura n'abana, uko abana babyakiriye, nabyo ni urugamba rukomeye cyane. Mwebwe mwabyakiriye, ubwo tuzagenda tubigarukaho dukomeza kureba uburyo Imana yagiye itugirira neza kugira ngo mwongere gusubira mu buzima bwiza. Ni ukuri Imana ibaho umugisha mwinshi. Nk'uko twatangiye rero dusenga, twakongera tugasoza dusenga tunashimira Imana yabanye natwe muri iki kiganiro. Twabonyemo byinshi kandi bikomeye Imana yagiye ikurwanirira, yaba wowe ku giti cyawe mu buzima bwawe wari ubayemo kwa muganga, yaba abana wasize inyuma. Hari ahantu nubwo wenda ngiye ntibuka neza uwo murongo ukuntu umeze, ariko hari umuntu Imana yatumagaho akagaburirwa n'ikiyoni. Ngira ngo ibyo ngibyo urabizi. Ndabizi. Wenda tuzabigarukaho nitugera muri icyo gice. Yego. Uburyo nawe abana babayeho muri ubwo buzima. N'ubu kandi. Na n'ubu. Murakoze mwasenga. Imana ibaho umugisha. Amen. Murakoze cyane. Uwiteka Mana Nyiringabo, Mana murengezi w'ubugingo bwacu, Mana ifite ubushobozi n'ubutware, Imana twiringiye, Imana twizeye, uracyari Imana yacu bwite. Ni ukuri Uwiteka umuntu wakwiringiye ntabwo ajya aseba, wagukoreye ntabwo yikorera amaboko, kandi umuntu wagusenze ntabwo aseba. Turagushimira muri kano kanya tubanyemo keza, twarimo dutangana ndimo ntanga ubuhamya jyewe Uwiteka Imana Nyingabo, n'abashyitsi bansuye ndabakweretse mbashyize mu biganza byawe, kandi nubaho umugisha nabo, kandi ukomeze nabo n'ukuri uko bashaka kugira ngo bafashe abandi bantu n'abari ku imitima yabo ibasha gukomeza gukomerera muri wowe. Urakoze rero kubyumvise kandi kubikoze, washe gukomeza abantu turimo tureba, turimo tuvugana batwumva ubu ngubu, ubagirire neza, washe kubahindura, hagira ahantu bava n'ahandi hantu bagera, bimuke mu maganya, bimuke mu kwiheba, bimuke mu bwigunge, maze Uwiteka ushyire amahoro mu mitima yabo. Urakoze rero kubyumvise kandi kubikoze mu izina rya Yesu. Amen. Ikiganiro uko tugisoje kuri Nsep TV, abari badukurikiye wenda mufite amatsiko yuko byaje gukomeza, tubararikiye mu kiganiro gitaha, ubwo bazaba badusobanura uburyo Imana yakomeje kubagirira neza ageze mu rugo, n'uburyo yaje kuza gukira akava muri ako kagare. Ndumva ibyo byose dushobora kuzabibona muri icyo cyiciro. Murakoze, mukomeze kugira ibihe byiza, kandi Imana ibahe umugisha ko mwabashije kudukurikira.